Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo rwose navuga cy'amahoro ku bakunzi ba Eugene Official aho muherereye hose, arabari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi ndetse ari n'abari ku mugabane wa Afrika muri rusange, aho muri hose turabasuhuje, abari ku mugabane wa Amerika, Asia, Oceania ndetse n'indi migabane igiye itandukanye, aho muri hose turabasuhuje cyane. Turi mu gitondo cyo kuwa mbere cya tariki 30 z'ukwezi kwa 9 umwaka wo wa 2024. Tukaba tugarutse muri iki gitondo kugira ngo tubagizeho amakuru agiye atandukanye ari kubera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ari kubera mu karere k'iyaga bigari muri rusange. Turagaruka ku mirwano ikomeje kugenda navuga icakiranya cyangwa se imirwano ikomeje kugenda irimbanya hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igihugu cya Kongo, ubwo ndavuga leta Kinshasa, aho bakomeje kugenda rwose badacana waka muri iki gihugu. Turahera ahangaha mu centre ya Sake, aho ibintu bitameze neza naka na gato, nyuma y'uko imirwano rwose yabyutse ivuza ubuhuha, amabomba aramutse rwose avuza ubuhuha muri iyi centre ya Sake. Ese bimeze bite? Turaza kubibagezaho. Turasimbukira mu centre ya Minova naho tubabwire uko byifashe muri rusange. Ese ahangaha muri Minova ho bimeze bite? Bweremana ho naho ntabwo ibintu bimeze neza naka na gato. Masisi ni mu bice bigiye bitandukanye. M23 nayo yongeye rwose kuba yagabwaho ibitero simusiga. Ese ni mu kahe gace ibitero? Ese kuva mu masaha y'umuseke, amasasa avuza ubuhuha, ese aho byifashe bite? Turaza kubabwira ibyahanga Kivu y'Amajyepfo ntabwo turahatangwa, naho turabagereraho tubabwire uko bimeze rwose, dore ko naho iyo Red Tabara aho iherereye mu bice bimwe na bimwe rwose ndaza kubabwira iri guhumekera mu kwaha. Turazamuka za Minembwe haranizaho plateau rwose za Rurambo. Ese nyuma yuko FRDC yigabyeyo iri kumara y'iki? Ese obita makanika we ari gutangaza iki? Ibi nabyo tugiye kuza kubibabwira. Mu mujyi wa Goma naho ntago byoroheje naho, dore ko ngo iri joro ryose rwose ryabaye ribikubanye Goma. Ese byari byifashe bite? Turaza kubabwira yewe n'ibice byose tutabashije kuba twababwira mu mfunyamfunya, byose byagiye biberamo ibintu bitandukanye, tugiye kuza kubibabwira mu buryo rwose burambuye. Muntu utarakanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone, nakwifuriza gukanda subscribe ndetse no kunzogera, ubwo no muntu ukiri mushya ugeze ku muyoboro wa Eugene Official, aho rwose ukanda subscribe ugakanda no kunzogera kugira ngo ube mu bambere bazajya babona inkuru tubashije kuba twashyira ku rubuga. Nawe wamaze kubikora turagushimiye cyane, icyo ubusigaje gukora like ndetse na share kugira ngo rwose ukomeze kugenda utera inkunga umuyoboro wa Eugene Official, ubundi natwe tukaza tubahereza icyo bita zanya mu gigima, icyo bita imiripuko, icyo bita rwose amakuru aba ameze neza abera muri iki gihugu cya DRC. Yes, muri studio rero ndi njyenyine, umuvandimwe Fighter ntabwo yabashije kuba yaboneka bitewe n'ikibazo cy'uburwayi, rwose ntabwo yabashije kuba yashobora kuba yagera muri studio, ariko ndaba ndi kumwe n'umuvandimwe uri hariya Igoma. Turaza gufatanya iki kiganiro kugira ngo rwose tubashe kuba twabagezaho aya makuru mu buryo bunonosoye. Yes, reka duhere ahangaha mu centre ya Sake. Centre ya Sake ibintu ntabwo bimeze neza naka na gatoya, dore ko muri iki gitondo rwose nyuma yuko FRDC yagize gutya ikazamukara rwose mu musozi wa Ndumba ikahahurira n'ibyimbwa yahuriye nabyo ku mugezi, igakubitwa ku rwego rwo hejuru. Icyari kigezweho nuko noneho mbere yuko babonye uko uyu muhanda wa Sake Bweremana Sake Mushaki binaniranye, bongeye kwigabiza umuhanda Sake Kirorerwa. N'urugamba rwatangiye mu masaha y'igitondo kabisa saa 11 rwose, ngo abasore bari batangiye gukora mu mbarutso
ni urugamba rwatangijwe n'uruhande rwa FRDC, ngo ndavuga n'abambari bayo. Ubwo nimvuga abambari bayo murumvamo Sadek, mwumvemo abacancuro, mwumvemo abarundi ndetse n'abazarendo, yewe utibagiwe na FDLR. Bagize gutya rwose, bari kusanya, bajya inama, bacura amatiku. Mu masaha y'isa 11 bamaze kugera mu centre ya Sake, barakumanukira rwose berekera hariya za Kimoka. Sukurasa koko ibice M23 yaririmo, baraharasa, ivumbi riratumuka. Dore ko n'imbunda z'umusahada, ndavuga ku ruhande rwa FRDC, zimwe zanarenzaga zikarasa aho bitazakingi. Barumva yuko rwose bari bafashe hasi hejuru. N'aya masaha urugamba ruracyarimo, ntabwo rurarangira. Abantu mwe na n'aya masaha M23 ngo bayigabyeho igitero simusiga, ngo ni nyuma yuko mu ijoro, iri joro ryakeye ariho FRDC yazamuye za drone zayo kugira ngo zabasha kugenda zikontrola iki gice M23 irimo, kugira ngo barebe yuko nibaga bitero bamenye aho bashobora kugenda bakikirira, bataza kugwa muri ambush. Ariko ibingibi M23 irabifite, kuko nayo ngo ifite ibikoresho navuga kabuhariwe bikontrola iyi centre ya Sake ndetse n'ibirindiro bya Bambiro, aho bajya gutegura ibintu byabo byose. M23 iri kugira ute, iri kubireba. Ibi byatumye rero M23 uru rugamba rwose uko rwateguwe irureba, ndetse imenya inzira zose bateguye baranyuramo, byatumye M23 nayo isetting ibintu byayo, itegura ibintu byayo yitonze. Haraza Kimoka igenda ishyiramo ikintu twakwita imitego, ndavuga ya mitego yabo murayizi, ukuntu bayitegura rwose ukabona ibintu rwose babisetinze neza. Kugeza amaginga ya drone zacu ziri hara hejuru zitubya yuko kugeza urugamba ruracyahuza, ruracyacakiranya M23 ndetse na FRDC n'abambari bayo hariya za Kimoka. Bantu murahaza hahoze barriere, ahubwo ndavuga ara mu bikubyo kwa Sadro hariya, ngo noneho navuga yuko FRDC yinyaye mu isunzu, iradvancing, irahenengera, irinjira. Ariko icyo babye kwinjira ni kimwe, ariko gusohoka ni ikindi. Bashobora kubona imbaraga zishobora kubinjiza, ariko izo kubasohora bakazibura. Bashobora kuba babonye inzira yo kugira ngo binjire bagera haraza Kimoka, ariko yo kugira ngo basohoke muri Kimoka bikaza kugorana. Ibi mbivugiye iki? Mbivugiye yuko ngo M23 muri plaza yavuze yuko izagitanga inzira kuri adugiye kwinjira ikabareka bakicomeka, ariko yamara kugeramo ndani ni kwa kundi umuntu akora umutego agasiga akobo, agasiga kayira imbe bizaje yinjiramo muri wa mutego, ariko yamara kwinjiramo yanzira gahita yibana. Ibi nibyo M23 iri gutegura hariya. Ushobora kuba tese ni gute? Ejo nababwiye urugamba rwabereye mu musozi wa Ndumba, ntiwibwire ko iyi FRDC kugera yagera Ndumba nuko M23 hano munsi ya Ndumba itari hari, yari ihari, ariko yarabaretse barinjira, irareka bakinjira. Bamara kwinjira noneho ikabashyira muri O, ikabashyira hagati, ubundi yarangiza ikakwereka hibera mbi, ikakwereka ukuntu ikubitira umuzarendo, ikakwereka ukuntu igukubitira mu FRDC. Muri Sake rero ntabwo ibintu bimeze neza n'akana gato. M23 ngo irimo irarekura icyo bita urufaya, irimo irarekura urufaya. Mu kanya drone zanjye zigiye kuba ziri kumpereza n'amajwi y'ukuntu byifashe hariya. Isasu ngo ni isasu. M23 ngo byo yaravuze ngo tugiye kuyatubareka bamanze ati twasanze kujya tubafungira, tukabafungira icyo bita mire, ikibambasi, tukabarasira hirya, tutabarasa neza. Ati hari ukuntu turasaba imbere, abinyuma bagahita bayabangira ingata. Ubwo ndavuga amaguru. Atari ko nituya tureka bakamanza bicomeka binjira. Kubera iki? Kubera bazajya bari kwinjira turi kureba umubare uba waje, tuzi aho baranyura, tuhazi. Ati ibi ntago tuzongera kujya tubazibira.
tuzajya tureka binjire, nibamara kwinjira ubundi dukora iki? Dufunga ikibambasi tugukubitire kwa resiyo. Abamisioneri mwamenye aho bicaye kugeza amaginga ya. Abamisioneri bari ara muri rompwe ya Sake ngo niho bari gusheringa bicaye. Baroha ibisasu ara kwa Madimba ndetse no mu Makawa, ariko abimbere bo ibintu byababanye ibindi. Inzira yabajyanye bayibonye, ariko yo kubagarurayo simpamya ko bari buyibone. Simpamya ko bayibona. Ni mu gihe M23 muri Gisake hazasigara abasirikare bamaze kugwa muri Gisake. Bakunzi ba Eugene Official muherere hose, nzi yuko turamutse tubateranyije yaba ari amabatayo n'amabatayo, kuko amaze kugwa benshi cyane. Ni mu gihe M23 nayo yanze kwinjira muri iyi centre. Kugeza amaginga babwire bakunzi ba Eugene Official, M23 kutinjira muri iyi centre, kutinjira ngo ibomore ibirindiro bya Bambiro, suko yabinaniwe, suko ari ubushobozi buke, ahubwo na ahantu hatari strategic. Ubundi ari ukuntu abantu batazi Sake, ubwo abayizi yo murayizi, abatayizi ni centre iri mu kibaya hasi. Iki kibaya akaba ari kibaya kirambuye kikagera mu mujyi wa Goma. Kuva muri Sake ugera Goma nta musozi urimo, ni nkatere ni ikibaya gusa. Yuri Sake ubureba Goma yose, yuri Goma ubureba Sake yose, ni ikintu cy'ikibaya. Rero kwinjira muri Sake ukayicaramo uzi yuko Goma irimo FRDC n'abambari bayo, ngo ni ibintu bitakundira M23, byatumye yikomereza kwibera ahanga muri imisozi mu Makawa no kwa Madimba, bigatuma hano bituma iba ifite security. Kubera iki? Kubera Goma yose biyireba munsi yayo, Sake biyireba munsi yayo, ibi bibaya byose bigenda bireba munsi. Ibirindiro bya FRDC ibiri kubireba, ibirindiro by'abawagna biri hari ya Zanzuro ibiri kubireba, ibirindiro by'abasadeki cyaho biri hose ibi bireba. Ariko yinjiye muri centre ya Sake hari aho ibitari kureba, hari aho ibitari kubera iba yagize ute, iba yamaze kwinjira mu kibaya hasi. Ariyo mpamvu M23 kugira ngo Sake na Goma hashobora kuzafatirwa umunsi umwe, bitewe n'iki? Kuko hose ni ikibaya. Nta kuntu bajya kuyobora agace kamwe kari mu kibaya akandi ko hirya yako kayobowe n'umwanzi. Aha ngaha ntabwo ngo bishobora kuba iyi mibare yakunda. Ariyo mpamvu ubona ko rwose Sake ikomeje kugenda iba ingorabizi muri rusange. Ngibyo biri kubera muri Sake. Bari bari kumbwira ati se, ndabona banyandikira ati se none nta bantu bari wabona bashobora kuba baguye ku rugamba kugeza amagingaya. Kugeza amagingaya nta n'inkomere ziragaragara. Wajya kuzana imirambo se isasu rikivuza ubuhuha ninde? Wakwiyahura yose ko naba bawagina ngo bari kujya bumviriza bakumva imiri za Nyamugigimi imbere, ibyuya bikabira kandi ari mu gitumbiko. Cyo mu gitumbiko sha ntabwo biba byoroheje, ntabwo biba byoroheje. Abarundi bo rwose hari ukuntu basigaye bageraho rwose bakanyuriza ibusamo, kubera ngo burabuyira bamaze kubimenya bijyanye n'uburambe bamaze kugira hariya mwirasake. Hari ukuntu ngo inzira zose bamaze kuzimenya, anyura mu nzira imwe agahingukana mu yindi. Hari ukuntu ngo bagira ngo bari ku rugamba hamwe naho bamaze kugira ute, babaze kwiyobya bigendeye kare. Ubona ko rwose hari urugamba ntabwo ruri buze koroha. Mu masaha ari imbere ndaza kubabwira iby'imirwano, uko byifashe. Ndaza kubabwira uko byifashe rwose. Ntabwo ibintu bimeze neza n'aka na gato. Ubwo ndavuga ku ruhande rwaki, ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abambari bayo. Ntabwo ibintu bimeze neza n'aka na gato rwose. Nuvuga iki? Nuvuga ko rwose hari ikiraza kuba cyakurikiraho. Turaza kubabwira uko gahunda zimeze. N'ibintu navuga ko ari FRDC, ari Wazalendo ndetse n'abacancuro babo bagenda bavuga ati koko noneho turazibamba tuzerekeza he, k'ibintu hano byamaze guhindura isura, k'ibintu hano byamaze gufata irangi. Ate se noneho
turabigenza dute ubona ko rwose hariya yaba Barundi yaba FARDC babuze icyo bakora muri rusange. Reka tuve ahangaha noneho twimanukire muri Masisi ho bimeze bite? Masisi bimeze bite? Bantu Masisi rwose aho muri ndabasuhuje. Masisi aho bita Manamo uyu musozi muzi ibintu M23 yakoreyemo ibintu bidasanzwe, yakoreyemo ibintu rwose bitashimishije FARDC ndetse n'abambari bayo. Muri iki gitondo M23 yagabweho ibitero na FARDC ndetse na Wazalendo muri uyu musozi, nyuma yuko M23 ngo yari yasizemo abasirikare bo gusigara navuga barekipeye ahangaha, abandi bagakomeza bakambuka hakurya, ndavuga mu musozi wa Rubari ndetse na za Karongi. FARDC ngo yamenye yuko ahangaha hatarimo abasirikare benshi cyane, byatumye yiga ukuntu igomba kugira ngo ize yigarure uyu musozi. Uyu musozi ni umusozi uri strategique, umusozi wa Manamo ni umusozi uri strategique, ni umusozi uri hejuru cyane. FARDC ngo bagize gutya barikusanya rwose, mumbabarire, barikusanya hano za Gasheberi, abandi bava za Masisi, abandi baturuka hepfo za Nyabyondo, abazagahanga baraza, ngo muri iki gitondo niho bari bikusanyije, ngo kugeza amaginga ya tugeze mu masaha y'isaa 4 hafi n'iminota. Bona drone yanjye itangiye kunyandikirara ko menye ibintu bishobora kuba bigiye guhinduka. Kanze rwose nyishyireho, ndabona imbwira ati ndahari rwose, nshyiraho ubundi ibyo bindi buvuga bundi bigira ute. Kanze rwose nyishyireho, ndabona imbwira ati ndahari, ndi update rwose, tinshyiraho nanjye nikore mu mitana nibwira batanazi. Ati ndahari rwose. Ko mbona se kandi drone rwose imbwira ati ndahari. Ese iyi drone koko ndabona arimbye ko iri update. Ndabona ko arimbye ko iri update, ariko sinzi ngo ni kihe kibazo kihabaye. Kanze ndebe rwose iki drone yanjye igiye kumbwira. Kanze nyirebe rwose. Rwose nyihamagare nyishyiraho nuko mbona ntari kuyifatisha ngo imbwire uko gahunda zifashe. Ndabona rwose ihageze. Bwakeye Baramutse neza bana tsina bakoza. Bwakeye neza. Wowe ahigoma bwakeye ute? Ahigoma ndabona akazuba kari kuva. Ndetse ndabona ubungu uko akarere kirere gisa neza cyane. Ikirere kimeze neza cyane, akazuba kari kuva aho ngaho, ariko abakunzi ba Agent Official baragutegereje rwose ngo ubagezeho ibyaramutse ndetse n'ibyaraye muri uwo mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero yawo muri rusange. Ubwo turavuga za Minova, ubwo twari tumaze kuvuga ibya Sake, ubwo tubwira ibya za Bwerimana yewe na za Masisi ngo ntabwo bimeze neza. Reka tubanze dusuze abakunzi bacu ba Agent Official.
aho baherereye hose reka tubanze tubasuhuze tubabwira bakomeze bagubwe neza kandi bakomezwe bagire igitondo cyiza. reka tubabere amakuru yacu hano mu ntara ya Repubulika ya Kongo cyangwa muri teritori ya Nyiragongo. Bugaho ni muri Kivu Amajyaruguru. Muri Kivu Amajyaruguru aho ibintu bikomeze kuba bibi cyane. Kuko ku mugoroba w'ejo twaherukanye hari abasore bamwe bafashwe batsinywe ko ari Wazalendo. Bamwe bagizi ba nabi, umutekano akomeje kuba nabi mu bicuku cy'ijoro ndetse mu nkengero za Goma hose ntabwo umutekano wabashe kuboneka neza. Kuko umutekano wabujijwe na cya gisirikare cya Wazalendo aho bita za Mugunga na za Sima na za Majengo. Ibintu byabaye bibi cyane cyane aho abaturage baraye bataryamye cyane ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari FARDC batari guhuza n'umutwe wa Wazalendo, ntabwo biri guhuza na cya gisirikare, ntabwo biri guhuza cyane. Baje gukora ukunguko bari guhiga Wazalendo, bari kubahiga cyane, ntabwo bari guhuza ko ubujura bwinshi n'ubwicanyi bwinshi bukomeza gukorerwa hano muri Goma bukoreshwa na Wazalendo. Niyo mpamvu leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itari guhuza na Wazalendo no mu mujyi wa Goma, aho Imajengo havugiye amasasu menshi cyane mu gicuku cya nijoro. Haza kuboneka n'umwana umwe w'umuhungu waje kuraswa isasu rimusanze mu nzu. Urumva aho ngaho umutekano hariya uri kubura cyane, bwana sina amakosa umutekano cyane muri Goma, ndetse no mu nkengero zaho hose nta mutekano urimo, aho ndetse Wazalendo rwose umutekano wawe mukeya, aho Wazalendo hose herereye umutekano wawe mukeya ko ntabwo bari guhuza hano muri Goma. Naho Wazalendo imirambo yabo iri kuva ku mirwano imbere, aho idekarabuye ngo ibone imirambo yabo, ariko imirambo yabo ntabwo iri kuboneka, aho FARDC iri kwijana aho batazi. Ni ukuvuga ngo imirambo ya Wazalendo ya FARDC iri kuza ikagera aho ngaho zagoma muri morgue, ariko iya Wazalendo ikaburirwa irengero. Rwose kabisa imirambo ya Wazalendo iri kuburirwa irengero hano muri Goma. Umutekano muke akaduruka kawe kenshi cyane ntiwareba umutekano guza kuri amasaha, umutekano ni muke cyane. Ibi akaba aribyo byatumye se Wazalendo bigumura cyangwa se bakaba bavuga yuko gufatanya na FARDC bari kubona bigiye bigoranye bitewe nuko FARDC iri kugenda isa nkaho ibataba mu nama. Ikibitera n'ikindi kigaragara urebye, kuko Wazalendo ureba ni abantu bakora badahembwa, nta nimero matrikire bagira, ntibahembwa. Ni ba bandi bo bise ngo ni abenegihugu ngo bashaka kuza gusimbura igihugu cyabo, ariko inzara irabishe cyane hano muri Goma, inzara irabishe cyane. Nibwo bari gukora ubujura budasanzwe bukomeye cyane, gukora ubujura budasanzwe cyane muri Goma. Niyo mpamvu FARDC nayo ifatiye umwanzuro yo kugira ngo ihashe Wazalendo hara muri Goma, kandi by'ukuri icyo bapfa n'icyo tubona bapfa ni uko ku rugamba badahuza. Ni ikikwereka yuko uru rugamba rwamaze kunanirana hano muri Kongo. Urugamba rwananiranye ko Wazalendo niyo bari bateye imbaraga, none bona Wazalendo bari gusubiranamo, urumva birakomeye cyane. Gusubiranamo kwabo urumva byo ntabwo byabura, nimba batari guhuza ntabwo no kurwana rwose barwana ngo bibashe kuba babona intsinzi. Ahubwo twerekeze za Bweremana aho byaba byifashe bite muri Minova, aho situation ihari ni yihe muri rusange? Reka dusimbukire muri teritori ya Karehe naho tubabwiye ukuntu ibintu byaraye n'uburyo byaramutse. Uburyo ibintu byaramutse mu gitondo cya kare, ese reka duhere ku munsi w'ejo byari bikomeye, ntabwo byari byoroshye, aho ya coalition y'Abarundi na FARDC na Wazalendo n'abahibu itaje kubahira ku munsi w'ejo. Umunsi w'ejo ntabwo byabahiriye, byabereye bibi cyane muri Minova, aho bakoze gutya. Ejo ku munsi w'ejo, ku mugoroba w'ejo, haboneka imirambo myinshi muri Minova,
umutekano uba mukeya muri Minova. Ntabwo muri Minova hari umutekano usesuye, hari umutekano mukeya cyane ku munsi w'ejo, n'umwuka urimo muri iki gitondo ntabwo umwuka urimo umeze neza, kuko muri iri joro nko mu rukera rwa saa saba za nijoro ariho ya ekwalisiyo n'ubundi y'abarundi na FARDC na wazalendo bagize gutya abo bita abahibu, kwa kundi bamenyeye kurwaca cyangwa ibihunyira, kwa kundi bamenyeye kurwana mu masaha ya saa saba, kwa kundi bamenyeye gukoresha ijoro, kuko urabizi neza nta bihunyira bireba ku manywa. Nuko barifata gutya bajya nanone kwataka amasaa saba za nijoro, noneho icyo bita organization yabo bonyine ari abahibu bonyine, kuko abarundi na FARDC na wazalendo ni abantu batamenyeye kurwana iby'ijoro. Baragenda bajya gutera ahantu bita za Bweremana, n'ubundi bavuye na Minova bahereye hara, nimba ureba rubibi rwa Minova na Bweremana, sinzi niba bana makosa uruzi, simbizi. Oya, ndahazi, hari n'akagezi kanyuzemo kahagabanya rwose, ndahazi. Yuva za Bweremana winjira za Minova, wambuka ikiraro, wambuka ku kagezi winjira muri za Minova aho munsi ya paruwasi. Amwe munsi ya paruwasi yaba imwe ibaruguru ku gasozi, baje gutya amasaha ya saa saba z'ijoro. Muri ayo masaha ya saa saba z'ijoro baraza icyo M23 yakoze cyangwa abana batojwe, babonye baje muri ayo masaha saba y'ijoro, opi ziritsimba zibikora kinyabunga, ziritsimba zibatambukaho, zimaze kubatambukaho nibwo abahibu bagiye bagezemo indani hagati. Sebane bwana cyo n'amakosa ibyo bakoreye hariya byari bikomeye. Abahibu nta muri iryo ntabwo byatambutse, ntabwo bahiriwe. Bwana munyamakuru, iyi systeme no muri Sake ngo niyo bakoresheje kureka aduhinga kamanza kinjira, ntibamutangire akinjira ahubwo bakamureka akinjira, ngo yamara kugera imbere ndani igasa nkaho yinjemo ahantu bamaze kumutegurira, ngo bigasa nkaho noneho bamuvira indimwe bakamugwiraho icyarimwe hose bamuzungurutse. Ngiyi systeme niyo iri gutuma ngo M23 ngo yica abasirikare benshi, ngo bitandukanye nuko yabazitiraga kugira ngo batinjire muri ene zabo, ngo biri kubereka bakinjira, ngo bamara kwinjira bamaze navuga kwipfurika cyangwa kwiseseka mu bice M23 wirimo, ngikabona kubafatirana ngikabakubita. Naha ngaha muri Bweremana niyo systeme bakoresheje. Niyo systeme bakoresheje, mbese cya kintu bita gukubitwa n'inkuba. Uzi uburyo nkubikubita? Ikubita yanura. Noneho bakubiswe n'ikintu bita inkuba kabisa. Icyo bakorewe hariya rwose, hari ahantu nabo nasubira bya bintu byahabereye rwose kabisa. Njye cya kintu nabonye hariya cyahabereye, naba amaso hara ntabwo nasubira kabisa, ko ndabona uburyo binjiraga bari bashaka kugira ngo bafungure Bweremana. Babonye bamaze gutambuka, babonye nta muntu bakozeho, baravuga aha babasirikare ntabahari, ahubwo M23 ishobora kuba yahunze, ishobora kuba yagiye, ahubwo reka twikomereza imbere turi kuri na opposition zabo ziri cyangwa defense zabo ziri. Nibwo bagezemo hagati, bakubiswe n'inkuba ku kintu bita surprise, bahahuriye n'ibintu bidasanzwe cyane. Bahaguye abasirikare n'abandi b'ubutsa b'abahibu bose, ibihunyira byahaguye byinshi cyane. Ariko nanone ibihunyira byaguye cyangwa abahibu baguye ntabwo turamenya ngo umubare nuhe, ariko amakuru muri iki gitondo nuko haguye ibihunyira byinshi cyane. Yes, turi kuva ahangaha, turi no gusoza tuva ahangaha muri Minova ndetse no mu nkengero zabo, ndavuga Bweramana. Ahubwo dusimbukire Marasisi, wamubwiraga yuko rwose hariya za mu nkengero za Rubaya, ubwo ndavuga za ukamanuka za Kinigi, za Kaniro na za Rukopfo. Yewe ese ho byaba bwakeye ute? Ngo naho ntabwo byari byoroshye muri rusange. Naho rero ikwase bita Barundi niyo yaje mu ndege, iraza ituruka ahantu bita Gatare. Turutse Gatare niyo yaje ifite intego, yabonaga yuko havuze ngo bafite intego yo kugenda bakagera mu Rubaya. Abatazi neza Igatare, yuvi Igatare uragenda ukaba mu Gisuma. Wava mu Gisuma ukaza ukajya ahantu bita mu Gisuma, ahantu ujya bita za Mema. Imema. Ukabona ukinjira ahantu bita muri Bihambwe. Kinjira Bihambwe ndahabona cyane.
iyo ugeze hariya Bihambwe uba wegereye Rubaya. Ya iyo ugeze Bihambwe rwose uri mu nkengero ya Rubaya, kuva Bihambwe kuva Bihambwe ujya Rubaya nta birometero 5 birimo, ni hagati ibirometero 3 n'ibirometero 4. Bakoze gutyo rero baraza baturutse ahantu bita Gisuma, naho nanone ibyo bakorewe baje nanone ni ya systeme imwe yakozwe n'ubundi yakorewe hariya za Minova, batambutse n'ubundi barabarika bageze imbere bamaze kwinjira ahandi ho bita muri ko neza mu Kazeru. Bagezemo naho icyo abarundi bahaboneye cyo n'amakosa byari bikomeye aho ngaho muri gitondo cya kare, ariko muri amasaha tuvugana urusaku rw'amasaha rusa n'urucecetse, ariko ko abarundi bahaguye ari benshi, nabo bahaguye ari benshi cyane. Icyo bahaboneye nabo sinzi ngo neva ngo biramugendekera bite mu gihugu cye. Nanone twaje Ikaniro. Ikaniro naho hari ahantu bita hari Ikaniro, kuko urabizi M23 yageze ahantu bita Urukopu, igeze Urukopu imera nk'isubiye inyuma ho gatoya, yisubiza inyuma ho gatoya kuko yabonaga Urukopu ari ishyamba nta baturage barimo yaje gutabaramo. Noneho hariho FDLR, hakabaho nanone barabarundi nabo bagize gutya baraza bataka Kaniro, ariko nabo ntabwo byabahiriye, ibintu byababereye bibi cyane ibi bitana mu bwezi byo ku rwego rwo hejuru, ibintu byari bikomeye cyane. Naho mbese n'urugamba rutarengeje amasaha 3 muri iki gitondo cya kare, ntaho rwangiza amasaha 3 na n'ubwo urusaku rw'amasaha rusa n'urwacecetse, rusa nkaho rwacecetse. Ariko nk'umuntu hari turi gusoza, niki abaturage baho bari gusaba M23 nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara ibitero bya hato na hato, nyamara tuzi ko M23 hari hafite abasirikare kwacunga umutekano. Niki abaturage cyangwa se societe civile hariya iri gutangaza isaba M23 nk'igisirikare cyahayoboye? Societe civile hariya irimo irasaba M23 yuko yaza ikabatabara, igihe yaza ikagera hari ahantu bita za Rukofu, ikaza nanone ikasiga ubutabazi kugira ngo babone umutekano, cyangwa bakiri uriya mwanzi ariwe FDLR nawe uriya mwanzi ariwe Umurundi, bari ko bamukira ko n'abahari ntabwo baguwe neza, abahari bariho nabi cyane. Icyo niyo societe civile, ibyo ni birimo irasaba ubuyobozi bwa M23 kugira ngo irebe niba hari nabo babona agatekano, niba nabo hari wenda babona uburyo baryama. Icyo nicyo societe civile hari irimo irifuza, kandi nacyo irimo irasaba, kandi ndabizi neza ubwo butabazi burahari, inzu yuko M23 buze kubikora bidatinze. Urakoze cyane, tureka tugushimire. Urakoze cyane. Nanone sinamakosa hari ahantu aho bita Ikarongi, aho habyukiye urusaku rw'amasasu muri iki gitondo cya kare, aho Wazalendo yaje mu gitondo cya kare, byabereye naho byari bikomeye hari muri groupe Mabashari. Aha rwose operation niyo ngiye gutotora, ubundi naguhamagaye ariyo narindimo, hari abasirikare benshi cyane baje rwose ngo baturutse Masisi kuzona, abandi baturutse ihepfo za Rwashi, ubwo ndavuga na za Nyabyondo, ngo bari baje bazi yuko bagiye guhungabanya M23. Iyo operation ubundi naguhamagaye ariyo narindimo, n'ubu ngubu niyo ngiye gukomereza ndi kugenda nyisasanura. Urumva ko nawe ubikomojeho yuko ngo amasasu yari menshi cyane. Reka nongere ngurutse drone zanjye zimbye uko situation yaho ubu ngubu imeze. Urakoze cyane bwana Senabakosa. Turagushimiye. Urakoze. Yes, ngaho muri kumva rero uko rwose hari muri Goma ndetse na hariya za Bwerimana uko iri joro nanone amahibu rwose akomeje kuba amahibu bakomeje kugenda bayabwira ati rwose genda wiga ibijyanye n'ubuhibu bwawe, reka ntabwo tubikozwe nk'intare za Sarambwe, bakubwira ko intare itarya ibyatsi ahubwo yirira inyama gusa. Ariyo mpamvu hariya rwose intare za Sarambwe nazo ngo zikomeje kugenda zikora ibintu bisa nkaho alma ajabu, ururimi rw'igizwe ari cyo bitama ajabu, ibitangaza. M23 rwose ngo bari kujya bayumva bakumva rwose barasuherewe bitewe n'ibyo ikomeje kugenda ikora hariya za Bwerimana. Nibyo murumva ko systeme nimwe mu bice byose, systeme nimwe, yaba Bwerimana, yaba Sake, yaba Masisi, yaba Rucuro, systeme M23 yahinduye, systeme yahinduye, irakure kukinjira ikakure kugahenengera, ubundi yarangiza ikaguhezayo.
bundi yarangiza ikaguheza urumva yuko M23 noneho iri kugenda ikora ibintu hariya rwose biremereye cyane za nyamugigima, iri kugenda izirekura muri rusange. Rero nahamagaye uyu muvandimwe nari nyiri hariya za Mpanamo, ni nyuma yuko rwose nawe mwumvishe kabikomojeho avuze za Karongi, ariko Karongi iri hakuno ya Mpanamo, nuvuga ngo hagati ya Karongi na Mpanamo hanyuze nk'umugezi wa Rushoga niwe uzigabanyije. M23 rero iyo iri hakurya Mpanamo, ubwo drone yanjye bayiha amakuru bamubwiraga ko ari hano za Karongi, ariko biri hakurya kuko ni ubusozi buteganye, bya bindi bita chaîne de montagne mu rurimi rw'igifaransa, ni imisozi bikurikirana teganye, muri hakurya undi iri hakuno. FARDC rero ngo mu gitondo cya kare niho baje, bamwe baturuka za Gahanga, abari bari muri za Gahanga, ubwo ndavuga harimo Colonel Hakiza wise Marayika, hakabamo Colonel Yves ari hariya, Colonel Ntwari ari hariya muri Busihe we yarakirimo rwose, ngo niho bo baturutse. Abamwe za Gahanga baraza bahuza imbaraga n'abo bari za Busihe bashaka guturuka M23 mu kuboko kwibumoso. Ubwo umuntu uri hano Mpanamo yuri kureba Karongi uri kwireba imbere yawe, navuga yuko Busihe ibiri mu kuboko kwawe kwibumoso, bikenye n'Amatovu iri mu kuboko kw'iburyo. Bw'abantu mutahazi mwamaze kumva, n'abantu muhazi maze kumenya ukuntu M23 hariya yipanze umurimo. FARDC baturutse Gasheberi bakuzira bikenye, bakomeza aka gahanda ka hano kari kuza hehe Matovu. Muzi ko kano gahanda kagize ute, karakomeje n'aha ngaha Mpanamo na Busihe yewe kakagera ni Muheto. M23 babaye nk'abayisize hagati, bayisigiye akayira kamwe ko kumanuka yicuncumura hehe muri Rushoga. M23 ikintu cyayifashije yari hejuru muri bya bitare byabagamwe ibigushumura bizaho hejuru, ni mwari yicari iri kureba igenda irekinga, ireba ukuntu gahunda zimeze, ireba igenda ukuntu ireba situation ukuntu imeze. M23 yamaze kumenya yuko igabwe ibitero simusiga, yahise ihamagara abasirikare bagenzi bayo bari mu musozi wa Rubari, baravuga ati nyaboneka turabona igitero kije ari simusiga, ni mudutabare, muze mubanguke mudufashe tore ukuntu twakubita iki FARDC n'abambari bayo. Ubwo hano rero igitinda ni ugutabaza, ubundi guhuma no guhumura babagezeyo, bagenda nk'ingeragere babagezeyo nyuma y'iminota runaka rwose itari myinshi cyane, kuva haraza Rubari umanuka haraza Kabiru, nibura nk'umusivile nka civiliyani ugenda yitonza akimbagira, ushobora kwagenda nk'iminota nka 40 35. Ibaze ku musirikare we minota 15 bihagije kuba yagezeyo yambutse Rushoga hakurya. Abangaba nibo bamanutse batega ambush FARDC n'abambari bayo muri uyu muhanda kugira ngo babatege, kuko bahamagaye bakiri za Bikenye. Urabona kuva Bikenye uza hano za Matovu harimo urugendo, ntago wabura gukoresha iminota 30, harimo akagendo. Bagiye kugera ahangaha kugira ngo binjire muri Mpanamo, M23 abamaze gutega ambushe ya yindi yo twita umutego wa wundi wa nyawo. Abangaba ho rwose nta gutinzamo, ngiye kubabwira abahise baharasirwa muri iki gitondo, abahise bagwa muri ambush. Kuri M23 ntabwo yabaretse ngo batambuke, kuko bari bazi ko imbere yabo hari abasirikare ba M23. Kwinjirayo bishobora kuba kavuyo, ugasanga birivanze, irondo ryivanze n'abajura, kugira ngo barivangure bikaza kugira ute, bikamanza byabagora. Ariyo mpamvu hano bagize ute, bamanje kubareka bafungira kugira ngo babandi baraturuka Busihe nabo abangaba bari muri Mpanamo ndani ba M23 nabo bakubita iki cyerekezo cyo hirya cy'amajyepfo, berekeza hehe, berekeza Wazalendo za Busihe. Urugamba rwakubereye indyankurye, kuko ndabona ngo abagira muri 27 bagwe muri ambush, abagira muri 7 barakomereka, byatumye bose basubira inyuma baravuga ngo M23 iteye ite,
ibaye hite ko tubona ibintu byose tujya gutegura tugasanga yamaze gutegura mbere yacu. Ese ibintu bimeze bite? Byatumye basubirayo, basubira bikenye, ntibamanuka Gasheberi, ahubwo baradogiga bazamuka hehe? Bazamuka muri za nkomane berekera hehe? Berekera Gahanga. Berekera Gahanga bari kugira ngo bazunguruke bajye guturuka nabo hehe? Bajye guturuka ahangaha Busihe, baturuka igihande kimwe bahuje imbaraga ngo barebe ko bacuncumura hehe M23 hano za Kabiru, banayambutsa hehe za Karunyi no kwizamura umusozi wa Rubare. Ariko abibusihebo ntabwo bari bazamuka, bumvisha yambushi bibaye nka surprise, baravuga ati ese natwe twaba tugiyeyo tugasanga baduteze. Nyamara ibyo batekereje niko byari bimeze, dore ko uyu muhanda Busihe Manamo nawo M23 yari yamaze kufunga, yari yamaze gushyiramo iki? Yari yamaze gushyiramo imitego. Uwari kwiyahura yari kugira ute? Yari kuhagwa. Uwari kwiyahura yari kuhagwa. Urumva yuko M23 rwose ari muri Masisi, ibintu bikomeje kugenda bifata irangi. Abaturage rwose bakomeje kugenda babatiye M23, turabona yakagombye gukomerezaho rwose kamanukana Masisi ku zone. Mbabwire yuko ahangaha Manamo n'ababyeyi ko arirwo rufunguzo rwiza rwo kwinjiza M23 muri Gahongore. Muri Gahongore iyi ni imisozi strategique cyane muri Masisi, ni imisozi miremire cyane haza Gahongore. Urumva yuko M23 nayo uyu musozi ikomeje kuwifunga, kurekura bikomeje kugenda biba ingorabahizi muri rusange. Ariko nanareba ubushobozi bwa FRDC ndetse n'abambari babo, nkabona nta bushobozi bafite bwo kwaka M23 ibi bice ikomeje kugenda yigarurira muri rusange. Reka tuvanga rero dusimbukire muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo rwose naho Red Tabara nayo ikomeje guhura n'akaga gakomeye. Mwabantu mwe, ndavuga izi nyeshyamba zagiye muri Kongo, zagera zikarya imitungo y'abakongomani na FDL, ariko ndayivuga tagira ngo na FDL nayo ni shyashya, nayo ndayivuga, ndabatereka ahantu. Iyi Red Tabara nayo muri iki gitondo cya kare hakaba hongeye kubyuka imirwano irimbanyije mu gace bita Tombwe, ahantu bita Kipombo, ndetse n'agace bita Mibunda. Haza Mibunda rwose ngo Red Tabara nayo iri guhigwa bukwa. Nge naravuze ngo izi nka z'abanyamurenge bariye hariya muri Minembwe, bakirirwa bahohotera abaturage, bakagira ute nubwo nabo bari guhangana nabo bose ari bamwe. Ariko rwose aba bavandimwe kuba rwose bari guhigwa, ibi bakoze ri kugenda bibagaruka, FDL ibi bakoze ri kugenda bibagaruka. Murabona ko Red Tabara nayo rero ntabwo yorohewe. Ni mu gihe ngo kugeza amaginga yamaze kubarurwa abasirikare ba Red Tabara bagera muri 34 bamaze kuraswa. Mai ya Kutumba iyobowe no bitaha muri ya Kutumba nako bari kubakora mora nabo ko basumbirijwe. Abagera muri 21 nabo ngo bamaze kuhagaragara. Iyi ni raporo ngenda mpabwa na drone yanjye imbonera kure, nazo ziri kugenda zikorwamo. FRDC nayo namwe murabyumva ko ibyo byo ari urucabana. Nyuma yuko hari muri za Minembwe za Ho Plateau, iyo bita twirwane, ubwo na abaturage bishyize hamwe barwanya izi nyeshyamba zazaga kubibira inka ndetse no kubambura no kwakorera ibikorwa by'ihohoterwa. Navuga ko abaturage bakomeje kugenda bipanga umurimo, bavuga ati natwe turi maso, dukomeje kugenda tureba ibikoresho FRDC n'abambari bari kuzamura, abasirikare bari kuzamurwa, atariko murye turye, mube murarya natwe turi kurya. Tuzi yuko aho inzove ebyiri zihuriye zikaharwanira ibyatsi ari byo biharenganira. Ati namwe turinde ko mutwiyahuraho, ubundi tukagira ute
tukongera kuba twabihaniza muri rusange. Ngibyo uri kugenda bibera rero ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, urumva yuko bitiyoroheje naka na gato. Reka dusoreze ahangaha muri Kinshasa naho umwuka mibi ukomeje gututumba, yewe ukomeje kugenda uzamuka. Uwo bita Martin Fayulu akomeza kugenda anenga ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe n'uwo bita Antoine Felix Kisekedi Chilombo wa Mulumba, bitaziriye akazina ka Fachibeto, urumva. Ariko bita Martin Fayulu nta kurya indimi, nta guca hirya nta guca hino. We yatangaje bati nge mbona Gisegeti aramutse yeguye n'imirwano yarangira. Atuyo bita Antoine Felix Gisegeti aramutse ari avuye ku butegetsi bwa Kongo, ataya makimbirana akomeje kugenda aba mu bice bigiye bitandukanye, iyi mirwano ikomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye, yarangira. Ese nawe mukunzi wa Agent Official ni kubyumva? Uyu mugabo aramutse yeguye akava ku butegetsi, nawe ni kubyumva yuko imirwano yahagarara? Nge mbona ko imirwano cyatuma ihagarara ari ukuba baganiriza M23 bakayiha ibyo yifuza, ubundi kuko simpamya ko M23 irambitse intwaro. Iyi mitwe yindi tumva ngo za Kodeko, za ADF naru nizi wazarendo zindi, izo nta nitamira ririmo. Hani nko guhuma no guhumura leta ikamaze kubashyira ku murongo. So urumva yuko bita Martin Fayulu nawe akomeje rwose kwibasira uyu mugenzi we, navuga Gisegeti, avuga yuko ari ukomeje kugenda ateza ibibazo iki gihugu cya Kongo, ngo agishyize mu kaga kuruta ako cyari kirimo. Nyamara ni nyuma yuko mubita Antoine Felix ubwo yarari hariya muri Amerika yatangaje yuko ngo ubu ngubu none agiye gushyiraho abarwayi kuvurwa ku buntu, abarwayi bakajya bavurirwa ubuntu. Bumve ngo ikintu agiye gukora arabara kuganiriza aba bantu bafite intwaro bari guharanira uburenganzira bwabo. Urumva uvuga akagira ngo abantu bavurirwa ubuntu. Ese koko iki nicyo gikenewe? Igikenewe ni ukugarura amahoro mu gihugu cya Kongo kuruta uko watangira kwivuga imyato muri rusange. Reka dusoreze ku nkuru ingezeho, ni breaking news, ni inkuru rwose ingezeho muri aya masaha, imbwira ko muri Masisi mu gace bita Rukweti imirwano yabyutse iremereye cyane. M23 nyuma yuko yumvishe ngo FRDC ndetse na Wazarendo bifatanyije kubwo guhiga izi FDL zigize akarakajya he ziri komeza kugenda zibigambaho, M23 ngo nayo ishobora kuba yamanutse igiye kugira ute, igiye kubafatirana, igafatirana umwiryane wabo ikajyaho igacundagura. Ahangaha zagise naho ngo M23 naho iri kugira ute, iri kuba ibashwiragiza. Nyamara bose nubwo bari guhigana ubwabo, ubwo ndavuga Wazarendo ndetse na FDL, M23 yo ikubita itababarira, ikubita itarobanura. Rero ariyo mpamvu wumva yuko mwabira bice bamaze gukandagirayo, kugira ngo nabo bagende bareba yuko abaturage bahariya bagira umutekano, nabo baryama bagasinzira nk'abandi bose, kugira ngo nahari umutekano ugaruke ari neza cyane. Dore ko abaturage bahariya kurya ari kimwe, ariko kuryama kikaba ikindi. Ibyo kurya byo barabibona, bararya bakanywa, ariko gusinzira usanga amaso yaratukuye yarabaye nk'ayabanywa b'urumogi kubera kudasinzira. Urumva yuko ntabwo ibintu byoroshye naka na gato. Ni nyuma yuko abahungiye rwose muri territoire ya Warikare bo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya, dore ko nejo ngo hapfuye abagera muri 7 b'Abazarendo bishwe n'izi mayimayi zikomeje kugenda ziba muri Warikare. Bavuga ati rwose twebwe nta ntambara dukeneye iwacu, none namwe muri guhungira ahangaha muri kutuzanira ibintu bijyanye n'intambara. Ati twebwe rwose ntazo dukeneye. Ariyo mpamvu ubona yuko hariya ibintu bitazaza korohera Wazarendo ndetse na FRDC, ndavuga na FDLR, kuko ubona ko yaba ari muri Warikare yaba ari muri Masisi